kwemezwa hari benshi bamuzi n'abandi yenda babonye bwa mbere umuvandimwe amwishimiye kugira ngo yigire hano imbere noneho abanza basuhuze ariko arabanza basuhuze hanyuma anabibwire noneho tumurekere umwanya atuganirize y'uro mutagatifu yamudutumyeho ariko tubanze tumuragize umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo amufashe kandi muri gahunda ze zose kuri uyu munsi. Ndakuramutsa Mariya Maria, ubutumwa twiyemeje bwo kuyoborwa n'ingabire za Roho Mutagatifu. Ntekereza ko mwese mwabyiyemeje ku bushake. Hari uwo babihatiye? Hari uwo babihatiye? Twabyiyemeje ku bushake kuyoborwa n'ingabire za Roho Mutagatifu. By'umwihariko nkaba nshimishijwe nuko tugiye kuganirira muri Kiliziya Kristu Umwami yaturiwemo u Rwanda. Sinzi niba icyo kintu mujya mugitekereza cyangwa mu gihe agaciro cyangwa mwumva uburemere bwacyo. Haryo ngo wambaye ikirezi ntagira ati oya uburemere bwacyo murabwumva. Bankwikirije ariko nuko wabivuze ucuritse umutwe. Kuko uramutse uzi agaciro ububasha n'ubumana bwa Kristu Umwami ahantu yatuwe ku cyicaro cye kuri kapitali ye ku isi. Mujya mubona ukuntu abantu barwanira kujya i Kigali, yagiye i Kigali akazavuga ati shaje nageze i Kigali. Ni ukubera iki? Ni ukubera ko ari kuri kapitali, sibyo ra? Ni kuri kapitali y'igihugu cy'u Rwanda. Ugasanga afite iryo shema yuko yakandagiye cyangwa aba muri kapitali. Ndibuka nagiye i Kigali ndi muto ariko ndibuka yuko iyo natahaga wasanga nyine abantu bahuriye baje kureba umuntu uvuye i Kigali. Baje kureba umuntu uvuye i Kigali uko asa. Ureo namwe mumenya agaciro k'ibyo aho hajya ugera bajya baza kureba ati turebe umuntu uvuye muri kapitali ya Yezu, umwami w'isi n'ijuru. Umwami w'isi n'ijuru ni ikintu gikomeye. Ibyo mutazi rero ku buryo bw'amaroho ariko mwagombye kuba mubizi nk'abakarismatike nuko Yezu aho bamutuye abahatuye by'umwihariko kurusha ahandi hantu hose. Aho yatuwe abahatuye by'umwihariko. Icyo kintu nitucyumva nimucyumva mukakitwumvisha ko nimwe mwagombye kubitwumvisha. Umuntu nyene yakubona akabona kuri uwo kwa Kristu Umwami, mukarismatike wo kwa Kristu Umwami. Ingendo
imvugo, indoro bya Kristu Umwami bikabaranga, si byose? Ko mwagombye kugira umwihariko, tukajya tuza kubigiraho nyine gutaramira Umwami, tukajya tuza kubigiraho kumushengerera, kumuvugisha, tuza kubabaza tutese mumuvugisha mute, mwe muhatuye umuntu abigenza ate kugira ngo amugereho? Mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu, ndagira mbasabe akantu kamwe. Abakarismatike baracyahoberana. Kera abakarismatike barangwaga no guhoberana. None nabonye mukorana imitwe y'intoki. Niko ntabwo abakarismatike mu gihoberana. Buriya hari ibintu byarangaga abakarismatike: ibyishimo, amahoro, guhoberana, kuganira ntimutandukane, mbese ukumva kubera ibyishimo mufite, kuko muri abana b'ijuru. Ndagira ngo rero mbasabe uhobere mugenzi wawe, umubwire uti uragatangaza k'impuhwe z'Imana. Muntu nagatangaza k'impuhwe z'Imana. Muzi impamvu birushaho? Murabizi? Yagira umbwira impamvu birushaho. Kumbona harimo abakarismatike bakuze se. Mwagiye muri karismatike mukuze? Cyangwa mwayikuriyemo? Ntabayikuriyemo bahari? Bashyira ikiganza hejuru tureba abakuriye muri karismatike. None ko mutari kunsubiza ako karusho nakaye? Akarusho nako kuyoborwa na Roho Mutagatifu, kuko na Yezu ibyakoze ku isi byose udakuyemo na kimwe yayoborwaga na Roho Mutagatifu. Ni nayo mpamvu agiye kugenda yavuze ati simbasiga muri imfubyi, nzaboherereza undi muvugizi. Uwo ni Roho nyir'ukuri isi idashobora guhabwa, isi idashobora kwakira kuko itamumenya. Isi ntabwo yamumenya. Atubwira ati rero dore ndagiye, ubwo mwemeye kuyoborwa na Roho Mutagatifu, mube ku isi mutariki. Mubivuge cyane mbyumve. Mube ku isi mutarabisi. Abisi n'ab'ijuru batandukanwa n'iki hano kuri isi? Ko turavanze, ariko n'iki kidutandukanya? N'iki kigutandukanya n'abisi? Ni igiki? Ni iki? Ikidutandukanya n'abisi ni umuco w'Imana. Umuco burya n'ibihugu bitandukanwa n'imico, si byose? N'ibihugu bitandukanwa n'imico, buri gihugu kigira umuco wacyo, ku buryo ushobora kubona umuco w'umuntu ukavuga uturiya n'uwo muri iki gihugu, si byo? N'imvugo, ururimi
wakumva ururimi avuga kavuga turiya n'umugande, uriya n'umunyekongo, uriya n'umurundi, uriya n'umunyamerika, uriya imvugo ndetse n'ingendo. Burya n'ingendo ziratandukana. Ibyo rero nibyo bidutandukanya n'abisi. Umuco w'Imana. Umuco w'Imana ni uwo. Mube ku isi mutarabisi. Isi izabanga. Nibanga muzamenye ko ari igihe yabanje kugira ite. Isi yamuhoraga iki? Yuko batahuzaga umuco. Yari afite umuco wo mu ijuru. Bamuhatira kwinjira mu muco w'isi akarahira kugeza banamwisha. Si byo se? Umuco w'Imana ni uwe. Umuco wa mbere w'Imana ni urukundo. Imana ni urukundo, si byo se? Siko Yohana tubwira se? Imana ni urukundo. Umuntu wese ukunda aba yarabyawe n'Imana kandi akanayimenya. Ariko udakunda ntiyamenya Imana. Kuko Imana ni urukundo. Umuco wayo wa kabiri ni impuhwe. Nicyo Yesu yaje atubwira ngo mube abanyampuhwe nk'uko so wo mu ijuru ari iki? Ari umunyampuhwe. Avusha izuba rye ku babi no ku beza, akagusha imvura ye ku babi no ku beza. Impuhwe ntizirobanura. Impuhwe ntizica urubanza. Umuco wa gatatu w'Imana ni ubutabera. Imana ni umucamanza utabera. Niba uri mu nzira y'ukuri, uri mu nzira y'ukuri. Niba uri mu buyobe, uri mu buyobe. Irakubwira iti wayobye. Ntabwo ijya kukubeshya ngo ikubwire ngo ntacyo bitwaye. Yamvuga gombi yandutse mu bakarismatike nanga ngo utamukomeretsa, utamubwira ko yakoze iki bagakomereka, akagira utamukomeretsa. Ko wanga kumukomeretsa se ikibi kikamujyana mu nyenga y'irimbukiro, ubwo aho bugize neza ni hehe? Ni hehe? Nuko ajya mu irimbukiro. Aho bugize neza nuko ajya mu irimbukiro. Mwigeze mubona muri mwara umuntu warwaye igisebe? Ninde warwaye igisebe? Kirutokeje umurebe. Ni wowe. Tinya abasaza se ko umuntu wanze kwegera hafi. Urwaye igisebe warakivuje? Warakivuje? Ugiye kwa muganga kugira ngo bakikuvure, muganga yabigenje ati? Muganga yazanye umukasi, amapamba n'imiti, arangije aracyoza nta no kukibabarira ku buryo atitaye no kumarira nari kurira. Mama yari yamfashe cyane nyine kugira ngo ntabacike. Aracyoza, kimaze kuva maze gukuraho imyanda yose ashyira mu rutara gipfuka. Urakoze. Mwumvise uko bavura igisebe? Mwe mwanga kuvura abavandimwe banyu ngo batarira. Urumva we barinze no kumufata arira, avuza induru. Ndetse areba muganga akabona n'umwanzi, sibyo ra? Akabona n'umugome. Ariko muganga arimo aramuha ubuzima. Uratekereza ko muganga yaza kuvuga atoya uyu mwana ntamutoneka, ntamubabaza, ntagira gute, agafata ibitambara agahita afunga kuri cya gisebe ati ngaho taha? Byari kugenda bite? Cyari kuba umufunzo. Mufunzo murawuzi?
ibyo rero muzi abantu babikora bapfukaho gutyo ni abakarishya amatiku. nta mukarisimatike udakuba igisebe ngo umwanda uvemo. iyo utangiye kuvuga ngo ntamukomere ngo barankomerekeje, sinzasubira mu ikoraniro barankomerekeje, sinzasubira mu kiliziya padiri yarankomerekeje, wabaye umukarishya amatiku, ntabwo uba ukiri umukarisimatike. mujya mumenya gutandukanya abakarisimatike n'abakarishya amatiku. gutandukanya abakarisimatike n'abakarishya amatiku. nizere ko nta bakarishya amatiku barimo hano, nta baje hano. Roho Mutagatifu ntashobora kuyobora abakarishya amatiku, ayobora abakarisimatike. twaje hano uyu munsi mu bumwe. ubumwe ni ikirango, ni ikimenyetso cy'Imana. tuba turimo twitoza kuba umwe, ariko ubumwe ntibukaba ubwo kubyina no kuririmba gusa ngo birangirira. tujye tumenya ko Imana dusenga ari Imana imwe mu butatu: Data, Mwana na Roho Mutagatifu, bakaba Imana imwe. natwe tugomba kuyisenga twunze ubumwe. iyo musenga mutunze ubumwe muba mwitwa iki? mbivuge ntacyo bibatwaye. ntabwiye ko genda atinya gukomeretsa rega. muba mwabaye udushitani. shitani ntizishobora kunga ubumwe. nta shitani yunga ubumwe n'indi. nicyo gitandukanya ab'ijuru n'abasekibi. ab'ijuru bunga ubumwe kuko Imana basenga ari Imana imwe mu butatu: Data, Mwana na Roho Mutagatifu, bakaba Imana imwe. ab'inyenga ntibashobora kunga ubumwe kuko shitani yitwa gatanya. si byose? gatanya burya yaramukanye ingufu niyiyobora. niko shitani zimera, ntabwo zishobora kunga ubumwe. hagomba rero kugaragara ikidutandukanya na shitani. ntabwo ari ukuririmba. Rusiferi yari afite ijwi ryiza cyane kubarusha. ntabwo ari ukubyina, nazo zabyina. nazo zabyina, zishobora kubyina zikanaturusha. nta nubwo ari ukuvuga ijambo ry'Imana, zirariturusha kuko zabanye n'Imana. Bibiliya zirayiturusha kuko twe turayisoma, ariko zo yabayeho ziriho. ibyaremwe byose byaremye ziriho, zirabizi kuturusha. icyo tuzirusha zidashobora kugira, nta rukundo zishobora kugira, nta bumwe zishobora kugira, nta n'impuhwe zishobora kugira. icyo rero nicyo kikuranga kuri umukarisimatike. niba ufite urukundo, ukagira impuhwe, ukagira ubumwe, ukunga ubumwe n'abavandimwe bawe, n'abo musengana, n'abo mubana mu rugo, hari ibintu bijya bisetse. ngiye kubivuga numve ko hari uwo byabayeho muri mwe. ukajya gusura umuntu musengana, wenda wahagera ugasanga ntaho hari, wahagera ukabaza tese kanaka arahari? uti nanje kumureba turasengana. ngo harya murasengana? urabyumva? harya murasengana? kuko ku kiliziya ni umukarisimatike, mu rugo ni umukarishya amatiku.
ku kiliziya yitwa umukarisimatike, ariko mu rugo no mu muryango remezo ugasanga niwe mukarishyamatike uhari. Iba ari sekibi yaje kuvanga. Nubwo Yezu yatubwiye ngo tureke urumamfu n'ingano bikurane, ariko muri karisimatike ntabwo hagombye kuba mu rumamfu, hagombye kubamo ingano, sibyo ra? Bikira Mariya Ikibeho yaratubwiye ngo kwereka abantu ko uri umukristu Imana itabikubonamo bikumariye iki? Mwe murumva bimaze iki? Abantu bose bakaba bazi ko uri umutagatifu, ariko Imana yakureba igasanga uri Rusiferi, uri icyana cya Rusiferi. Byaba bikumariye iki? Murakoze. Uyu munsi bansabye ko tuzaganira ku ijambo rivuga ngo muntu urihe. Ibyo ni byanjye nivugiraga, ndabirangije, ntabwo ari byo bari bantumye. Ngutwaye icumu rya shebuja abigenza ati, ashyiraho n'agakeregeshwa ke, ako karagakeregeshwa kanjye, ariko si ibyo bantumye. Ibyo bantumye tugomba kuganiraho ni ijambo rivuga ngo muntu urihe. Muntu urihe. Turarisanga mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na mutagatifu oya, turarisanga mu gitabo cy'intangiriro, umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 8 kugeza ku 24. Igitabo cy'intangiriro umutwe wa 3 kuva ku murongo wa 8 kugeza 24. Teme ya mbere yanteye ubwoba nayo yenda gusa n'iyi, yaravugaga ngo abakarisimatike bagiye he? Barayinyohereje ndahira ndapfuye noneho. Abakarisimatike bagiye he? Ninyibonye narikanze amaye, muntu urihe? Ese ubwo murumva ikivuga? Muracyumva? Murumva ivuga iki? Murumva ivuga iki? Ntaratangira kuyivuga. Iravuga ko umuntu mwabutaye, sibyo? Si kivuga se? Ubwo nyine muhite mureba mu makoraniro yanyu, murebe mu ngo zanyu, murebe mu baturanyi, murebe niba mugifite ubumuntu, kuko ni ikivuga. Muntu urihe? Kuko umuntu n'ufite ubumuntu. Muntu urihe? Reka turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Ngo bumve Uhoraho Imana waje agendagenda mu busitani mu mafu y'igicamunsi, umugabo n'umugore we bihisha Uhoraho Imana mu biti by'ubusitani. Uhoraho Imana ahamagara muntu, aramubaza ati, uri hehe? Imana yamubuze, aho yamusangaga ntawe uhari, mu ikoraniro iraza ntikubone, mu kiliziya ntikubone. Uri he? Iyo ikubuze mu ikoraniro uba wagiye he? Uri he? Buriya hari ikintu mutazi kandi kizadukoraho. Hari ijambo Bikira Mariya yatubwiye Ikibeho n'ubu ngenderaho kandi ryanshegeshe. Yaravuze ngo
ibintu bizabatsinda mu butabera bw'Imana. Ni ibintu mwiyemeje ku bushake kandi mwarangiza ntimubikore uko bigomba gukorwa. Murumva uburemere bwabyo? Ibintu mwiyemeje ku bushake kandi mwarangiza ntimubikore uko bigomba gukorwa. Waje muri charismatique ku bushake, ariko ikoraniro riraterana bakakubura, igikorwa cy'urukundo cyaba bakakubura. Muntu uri mu charismatique uri rega burya ikintu cyose tuzakibazwa. Umunsi ugira amasaha ngahe? 28 tugiye kuyabarira ibikorwa. Amasaha y'akazi nangahe? Amasaha y'akazi agenwa na leta nangahe? Nangahe? Nawigeze akora akazi ka leta uri hano? Amasaha y'akazi agenwa n'akazi n'umurimo ni amasaha 8. Sibyo? Murebe ukuntu Imana ibintu byayo iba yarabipanze neza, mwarangiza mukabivanga, mukanya mukayibwira ngo mwabuze umwanya. Ni amasaha 8 y'akazi. Hakaba n'amasaha 8 yo kuruhuka kugira ngo uryame usinzire, uruhuke. Ugabaye angahe? 16. Amasaha 8 y'akazi n'amasaha 8 yo kuruhuka. Hakaba n'amasaha 8 yo gusingiza Imana no gukora ibikorwa by'urukundo. Si 28. Uzabwira Imana ko wabuze umwanya gute? Kandi ibyo byose yarabikugeneye. Ntuzavuga ngo ni akazi. Akazi ni amasaha 8. Sibyo? Ntuzavuga ngo ni waruhutse. Ikiruhuko ni amasaha 8. N'amasaha 8 yo gusingiza Imana. Hari umuntu wari ufite ikibazo cy'ubumuga, none yakundaga kwicara ku nzira abantu banyuramo bajya ku isoko banavayo, ariko iyo nzira mbere yo kugera mu isoko yanyuraga mu gashyamba. None rero yahoraga yicaye ateze ikiganza asaba. None umwana bamuha amafaranga 7,000 ngo ajye guhaha. Ageze kuri wa muntu umwana agira impuhwe akuramo 1,000 arakimuha. Ndarishima, aramubyinirira, aramuririmbira, agira gute, umwana arishima, akuramo ikindi nacyo arakimuha. Undi nawe arushaho kumuvugira imivugo n'ibiki, akuramo ikindi arakimuha. Uko agenda amuha, ariko agenda arushaho kumukubita imitoma n'ibindi, umwana ajya gushiduka asigaranye 1,000. Umwana ariruka atayuye ati baranyica, ati ndasobanura ngo arirutse. Yirutse wa muntu ntiyanyurwa, aramukurikira amutsinda muri rya shyamba na cya 1,000 aragitwara. Aramwica na cya 1,000 aragitwara. Wakuzanira urwo rubanza ngo uruce, uwo muntu wamucira urubanza rumeze rute?